ushobora kuba wireba ukabona urimo bihagije, kandi koko nibyo ubona ufite isura idashimishije, isura. None byose tubishinje nde? Amakosa yabaye ayande? Ngo ibibazo byose burya ntukabishinje so wakubyaye ngo niyo wateye inda. Wumve icyo gitekerezo cyo kuba ufite ububi ku isura yawe ukaba wagihuza na so wakubyaye ukubyara ngo kigombe kuba gishaje. Ibyo nyoko yariye igihe yaragutwite, ibyo nibyo byakugize utyo. Ni ubushakashatsi bushyashya bwashyizwe hanze. Ibiryo umugore arya igihe atwite bigira uruhe ruhare mu gutuma umwana avuka asa neza, bose mu bazamureba n'abazahura nawe mu buzima ngo bakazabaho batangarira nyiri kumubyara. Ibyo nibyo tugiye gusobanukirwa mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimenye byinshi kitararenze iminota 5. Reka twumve ubu bushakashatsi, turaza kumenya impamvu wabaye mubi. Ntabwo ngusetse, akabi nuko gasekwa nakeza, ni umugani wa Kinyarwanda nguwo. Uhereye ku kuntu uduhanga twacu twiburungushuye ingano y'ibimeze nk'igufwa biba bikoze izuru cyangwa se amazuru, ibizwe nka cartilage, ngo ibi byose byirema biturutse ku tunyangingo tugirwaho ingaruka zikomeye cyane n'amafunguro cyangwa se imirire. Byose bitangirana n'igihe bagutwitaga cyangwa se bari bagutwise. Kugira umwana wawe aze ari mwiza wakariye iki nk'umugore, umubyeyi, umugore cyangwa se umugore wawe yakariye iki? Ubundi ngo uko urya intungamubiri proteine nyinshi igihe utwite, ngo niko utunyangingo dushinzwe gukora isura tuzwi nka mTORC1 turushaho gukora cyane. Abashakashatsi bavuga ko ibi kurya proteine nyinshi igihe umugore atwite biri mu bituma umwana isura ye yirema mu buryo ibice birimo nk'izuru uburebure bwaryo bugirwaho ingaruka, kandi n'utu twobo tw'amazuru mwo kunyuramo tugasa n'utugara mu bugari, bigasa nkaho wakwinjizamo ikamyo. Ndakabije, ariko hano uri ni kuri Tele Montagne Rwanda, wakurikirana ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero. Ibice birimo ishusho y'amatama ndetse n'amajigo nabyo ntabwo bisigara, byose byikora nkaho hari icyagiye mu nda kikakurema uko kibishaka. Uriyanga, subira mu indorerwamo wirebe miroir. Mu bushakashatsi bafashe imbeba n'amafi bitwite cyangwa se bihatse, uko wabyita kose niwe wabihitamo, hanyuma babigaburira ibiribwa bitandukanye. Ahantu hose hahindutse ka kanyangingo kitwa mTORC1 bitewe n'imirire bahaye izo nyamaswa. Ni nyamaswa, ayo matungo sinzi icyiciro twayashiramo, gusa zari imbeba n'amafi. Ahantu hose rero hahindutse ka kanyangingo kitwa mTORC1 mu mbeba cyangwa se mu mafi, amasura y'ibibwana byazo cyangwa se ibyana byasaga bifite amasura yihariye, ushatse bavuga ko ari meza. Wibuke imbeba duhuje hafi ya byose mu buryo bw'imiterere n'imimerere y'indani, ari nayo mpamvu arizo bakoresha cyane mu bushakashatsi. Amafunguro arimo intungamubiri nyinshi cyangwa se proteine nyinshi yatumaga ibice bigize isura bibyimba, ibice birimo nk'ijigo bikagaragara, kandi icyo twakwita kimeze nk'igufwa kiba gikoze izuru cyitwa cartilage cyabaga kinini. Ibi bigomba kuba ariho amazuru manini aturuka. Ni mu gihe kugaburira abamama cyangwa se ababyeyi indyo irimo intungamubiri nkeya byatuma amasura y'abana babo asa nasorongoye cyangwa se anyororotse kandi ari mato. Simbyite mato ahubwo duto, n'udusura ushatse wakwita twiza. Rebera nko kuri uyu mukobwa, n'ubushakashatsi ejo hazaza n'abandi bafite ubundi buvuguruza ubu babushyira hanze. Byose tuvuga hano aba ari ibyavuye mu ikusanya tubakorera kugira ngo amakuru tubaha abe yuzuye cyangwa se aze yuzuye. Byagakwiye gusimbura ubuvuzi bwa nyabwo igihe wumva ubukeneye. Kuri Tele Montagne Rwanda wakurikira inkuru, ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu dukenera by'ibanze bidufasha kuba muri iyi si itoroshye, tukayibamo tujyana n'ibihe, tujyana n'ibigezweho. Menya byinshi ku bibera mu isi ukurikira Tele Montagne Rwanda. Umanutse munsi y'video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe ukakanda, uhita utangira kujya ubona ibiganiro nk'ibi mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza. Cyari ikiganiro Menya byinshi, tuzasubira ubutaha.
Samuel Mugisha nawe mwari kumwe, reka tuzasubira ubutaha.